Yesu ushobora kwibaza rero ngo kuri uyu munsi tuje tukuzaniye iki fisherman twasuye ni umugabo cyangwa se ni umugabo ugenda akora ibintu bidasanzwe umugabo ugenda afata inyamaswa zigiye zitandukanye cyangwa se za nyamaswa ziteye ubwoba akaza kuba yazishira ku ruhu rwe cyangwa se ku mubiri. Abantu benshi mugenda mubona uburyo urwumvu cyangwa se ikinyabuzima cyitwa urwumvu giteye ubwoba, ariko ahangaha reka tukubwire ngo uyu mugabo tugiye kukwereka muri aya mashusho ni umwe mu bagabo badasanzwe, niba abikoreshwa n'amajini, nimba abikoreshwa cyangwa se niba abikoreshwa no kuba ari ubunararibonye abifitemo, ntiwamenya ngo ni ukubera iki. Reka turaje tubive imuzi tumubaze izi nyamaswa aho yarazerekeje. Ni umugabo rero uraza kubona nawe ko mu maso ye akanganye cyangwa se ateye ubwoba, uraza kumureba umwitegereze. Yafashe icyo bita inzumvu agenda azishira ku mubiri. Ni inzumvu nyinshi cyane, ubona ko yarakomeje kugenda ashakisha izindi, ariko si ibyo gusa, uyu mugabo akaba afite n'ubundi bworozi bw'andi matungo nayo tuzi ko ari amatungo y'inkazi, niba turaza kuyita imbwa nyine cyangwa se dog mu rurimi rw'icyongereza aho ngaho. Ariko ni ubucuruzi, we yivugiraga ko agiye gucuruza, yivugiraga ko agiye gucuruza, ndetse tugeze niwe tuza gusanga si ibyo gusa, afiteyo ibigo cyangwa se uburyo bwo kuba izo nyamaswa yazitunga. Ahangaha rero uraza kumubona ku myenda ye ziri kugenda zitondagira, nawe uragenda ubibona zirimo kugenda zimwurira, ndetse uri kubona ko ari fiyeri y'ibyo bintu. Ntabwo rero twahuriye mu rugo, ahubwo twageze iwe nyine, duhuriye mu nzira tumusaba ko twagera iwe, tuza kureba ubwo bundi bworozi nabwo bw'amatungo y'imbwa. Ahangaha usibye ko n'imbwa z'inkazi nyine ntabwo kuzifungurira biba byoroshye, uraza kumva amajwi yazo gusa. Ahangaha rero uyu mugabo sinzi niba wenda biba byemewe ko aya matungo cyangwa se izi nyamaswa ibinyabuzima bigomba kuba byafatwa uko bibonye, cyangwa se naza kuzikura ku mubiri we ahari buzishire. Ariko we yagendaga avuga ko izi nyamaswa cyangwa se izi nzumvu arazigurisha ku rwumvu rumwe igihumbi, ku rwumvu rumwe inoti y'igihumbi. Inoti y'igihumbi rero niba yirirwa arazishaka ku munsi, wenda twabonye zimuriho zirenga 5 cyangwa se zigera muri 5, ubwo byaba ari 5,000 yinjije. Reka tukubwire ngo kurikirana wumve ngo yaragiye kuzigurisha he. We yivugiye ati izi ndazijanira umuzungu, kandi urwumvu rumwe ni kuri 5 cyangwa ni ku 1,000. urwumvu rumwe ndarugurisha 1,000, ubwo nimba ari inzumvu 5 harimo 5,000. Ntabwo bwaba bubaye ubwa mbere rero. Twaje kubaza n'abaturage baza kuvuga ko izo nzumvu asanzwe azifata, noneho akazishira no mu kanwa. Usibye kuzishira ku mubiri, arazifata akazishira no mu kanwa. Ukibaza ukavuga uti ese urwumvu ko tuzi ko ari imwe mu nyamaswa zikaze, cyangwa se urwumvu ko rushobora no kukuruma ntube wabona uburyo bwo kugomborwa, ahangaha uyu nguyu we yaba yisize iki, cyangwa se ni iki kimutera gukora ibintu bimeze bitya, ku buryo nawe umurebye cyangwa se mwitegereje wabona ko afite izindi mbaraga ziba zigenda zimukoresha. Uyu mugabo rero nta wundi, bamwita Marira, cyangwa se azwi ku izina rya Marira, kumva ko n'izina ubwaryo riba rikanganye. Marira rero yagendaga afata inzumvu, zimwe azishyira ku maboko, izindi zitondagira mu izosi, izindi zigendagenda ku myenda ye, ku buryo wabonaga ari ibintu bitangaje, ku buryo ntabwo wari wapfa kwemera ko ibintu nk'ibi byashoboka.
ariko bikurikirane muri video, reba video uze kuba wareba uko byari bimeze. Reka tukwibutse ko wakora share, comment and like ndetse ugatanga n'igitekerezo ku byo tuba tugenda tukugeza. Wowe utarakora subscribe kanda kunzogera kugira ngo ibintu bize kuba byagenda neza, ariko ukanareba iyi video ukanarangira nyine ukareba ibiba birimo. Hari igihe waba ugera mu murima cyangwa se ahantu mu gishambo ukuntu wabona urwumvu ukirukanka, ariko menya ko noneho hari abazifata bakazishira no mu kanwa bakanazishiraho, by'umwihariko bene nk'uyu mugabo. Ubundi mu nyamaswa tuzi zikangana hari icyo bita igikeri, inzoka, urwumvu, ingona n'umuserebanya buriya cyangwa se icyugu, buriya nacyo kiri mu bintu biteye ubwoba biba bikangana, ariko uyu nguyu mugabo we ari kuzitondagiza akazishiraho. Reka tubabwire ngo ibihe byiza kuri mwebwe, mukomeze kugenda muryoherwa n'ibiganiro Fisherman ibagezaho. Utanga nyine kugenda kugihunza agapica kamwe barira akira, ariko akira dushireho turashiraho utanyuko utangora oya konzerot manzere bano uru rwajya ngo rurafite n'amezi ndaka ko byatunereje. Ni inzumva original, izi ni za nyazo. Wari umuzungu ngiye kuzihana. Ni ingahe buriya? Itanu. Itanu? Itanu nyine. Kugenda kugihunza. Rwanaganaza? Unarwanaganaza n'umunsi? Kuzijyana abazungu. Je? Koze tasaze none. Uzasaze? Umunsi ko hasigaye. Rwanaganaza? Unarwanaganaza n'umunsi? Kuzijyana abazungu. Je? Koze tasaze none. Uzasaze? Umunsi ko hasigaye.